abatamuzi muzamumenye agira imico myiza y'ivukanye none uwo yashatse we n'izina rye yazahira baruta umva amajwi y'urwunge yawubeza w'uruhoho wanyokuwanyu imihibirizi musa niwaho nimurangamire niyogere tumusanganize amashyi menshi nimumurangamire abavuka tumuhe impundu niyakunzwe zivuga urwunge impundu y'ababyeyi abavuka tumuhe impundu niyakunzwe zivuga urwunge nitukurangamire ishya n'ihirwe urakambarana kandi uzarwubaka uruguru na musaza wawe yagutanze umugaragaro ariko ntuzagira irungu aho ugiye n'iwanyu kandi ndakeka ko aho ugiye atari ishyanga kandi tuzagukumbura tunagusura nzima uraza kunyemerera wakire umukazana akwicare ku bibero kandi nawe mubyeyi unyemerere ufate ibi biganza bye ubikomeze nk'uko ari we wabitoje gutanga n'ituze no kwakirana urugwiro. Claudette yantumye ngo mubaze ese urabizi ko atari kubona uno munsi mu buzima bwe iyo atakugira? Urabizi neza siko wambwiye mukuru wanjye? Yambwiye ngo mubaze ese urabizi ko uri umukesha w'ibyishimo n'umugisha afite uyu munsi? Ese urabizi ko iyo atakugira atari guhura n'urukundo rwe Emi? Ngo cyane cyane ko uri urumuri ahora yisunga ngo agere ku mucyo. Aho bahita mu gihumbi iyo afashe umugabo ntakopfora. Iwacu turakijijwe nta nzaratsi zibayo. Ndabona nta migeri nta jido. Urabona hari icyo wanyuma ko twabahase nta bisare mbonye rwose wafashe neza. Twabahase nido. Ni ukuri iby'amajidodo byo byavuye. Umuntu uzi ko atari Emmanuel namanura inkoni. Nguye Emmanuel rero tambuka Emmanuel. Nene nyegere tambuka. umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye. umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye.
umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye. Umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye. Byero mbagomba twese mu byubahiro tugomba Imana tuze kujya juru twiyambaza Imana kugira wari mwijomisi ikaze mushumba. Reka duce bugufiya dusenge. Nyagasani Mana yacu Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko waturinze twese mu muryango wacu twaramutse turi amahoro. Tugushimiye ko waduhaye umunsi mwiza uduha guhumeka. Tugushimiye kandi abashyitsi uduhaye baje batugendereye, mwami wabarinze mu mayira bageze muri uyu muryango wacu bari amahoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data, ni wowe dukesha ibyishimo n'umunezero. Turagushimira rero kubw'iki gitaramo waduteguriye mu muryango wacu. Tukugize uwa mbere kugira ngo uyobore ibi birori, ibikorwa hano byose Mana biheshe izina ryawe icyubahiro. Imisango y'abasaza mwami iguhimbaze. Data mwiza utangirane natwe uze gusozanya natwe. Iyo twateguye kubazimanira byeze ubihe umugisha, bize kutugwa neza nawe ukomeze kudutungira ubugingo. Data tuze gusoza duhimbaza Imana ko baye mu ruhande rwacu. Izina ryawe rero rihabwe icyubahiro. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twese hamwe ngo amen. Mashyi n'impundu biturwe rugira Imana yaremye ijuru n'isi, cyubahiro biganze kuri yo. Ujye mwiza rero mu gitaramo cy'iwacu dukeza ingeri zose. Dukeje abasaza b'imizo ndende, ababyeyi b'ingori zitari ingogo,
ndetse n'abakobwa ba nyirabyano basa n'ibyatsi bimaze koga. Dukeje abasore basobetse ubutwari mu mwaka wa Rugangazi, mwiyumve mikaze tugira duti Yesu ashimwe kuri twese. Mubyeyi mwiza rero umuryango nakira abo tungana, abo duhuje ibigango twakirana mu gitaramo gashyira hasi, abo nabakiriye ariko warabwiye ngo ni hazaza babyeyi imisatsi ibiri ku mutwe nk'umubyeyi Erdefrance, nzari kubiyakirire. Umwanya ni uwanyu, ijambo ryo murarihorana. Ndagira ngo ngushimire rero mu kukuramutsa kwawe, kuguha ikaze muri uyu muryango w'Akaremye. Yego yego. Ntabwo mvuga ngo hari aho mwakererewe, ntabwo mwakererewe kuko n'ubundi ibi birori tubimazemo iminsi, uyu ni uwa gatatu. Yego. Twari tumaze aka gahe kose twishimye guhera umusibe ejo. Twari mu birori byo kwishimira ko umwe mu bana bacu yashoje icyiciro gikomeye cya kabiri cy'amashuri y'ubuzima. Yego yego. Ngo rero ibyishimo mudusanzemo nibyo twifuza ko dukomezanya. Nabonye wazanye n'abasore niba bazi guhamiriza, baza bafatanye n'abacu, cyangwa se niba bashaka guhamiriza bonyine nabwo uratubwira. Nabonye wazanye n'ababyeyi n'abakobwa bazi gushayaya. Turi mu birori, ni kukwibutsa ko turi mu birori. Ubwo mukomezanye natwe twishimane. Ariko mbere y'uko nkureka ngo usubire mu cyicaro cyawe, ndagira ngo mpamagaze ubuki naguteguriye. Nari mbizi kuzaza muri ibi birori, wari wateguje kuzaza, ubwo rero ntabwo nabura kugutegurira kugira ngo dusangire twishimane. Ni byiza. Kandi jambiye kutegana kuri uyu munsi n'iby'agaciro, kandi kuko murabaganwa kubagana kuri uyu munsi n'iby'agaciro. Nanjye nararebye nti reka nzaze mu gihe cy'impeshyi nk'iki ngiki, maze nawe uba wabimenye koko icyaka cyo cyari kimaze kutugera ahandi hantu. Ubwo agatima gasubiye impembero ubwo ugiye kudutsirikira icyaka. Kandi n'abo twagendanye bose buriya barabe bumva buriya nabo nabiteguye. Wabiteguye ibi birori se ko tumaze sinakubikora umunsi wa gatatu. Nari nzi ko hazaza abantu, kandi nzi neza ko utari kuza wenyine. Oya, ntabwo nari kubikora, kandi umuntu iyo aza kugana ntabwo yaza gutyo gusa. Ariko ufite n'abakobwa beza. wari warora wari warora abo nabo wamurikiye se? Hari n'abandi. Aba ni abahereza banjye, ni abakobwa bakira. Ndabona ari umuhanga mu gupfundura, kuba batamuhaye amashyi kandi abikoze neza. Umuhungu ko ari umuhanga. Ariko umenya kera atari yiyegurira Imana, umenya yari ari muri rya tsinda numvaga bavuga ngo ni ry'abamanyura amazi. Ari umuhanga. N'umuziritsi mwiza. Umuziritsi mwiza ni umuhanga rwose. Umuhanga bwe ndabona yarabutojwe kuva kera, kandi rega burya ibintu byose bigira aho biva. Ntabwo waba waratoje nabi. Ntabwo dutoza nabi. Abana bacu twabatoje neza. Ndabona n'umuco w'abakobwa bacu ucyugahize ku kintu nyongorere. Oya wakire. Murakoze cyane. Ubu ni ubuki naguteguriye kugira ngo uze gusoma, ucurure, wumve uko umeze, ukirike inyota. Asa neza nuko ngo intero nyir'urugo ateye ariyo. Ntacyo, reka dutere n'iyindi igiza hejuru ku buzima bwacu. Oya, ntacyo waba. Yize ngutegereje kubona ko bunzengereza. Ntabwo bunzengereza. Numva ari inkanga zidakanga imitima y'abizeye. Yego rwose, Imana iguha umugisha. Ariko murenga pe. Nimunshimire uyu muryango burya barenga kuko biraryoshye. Erdefrance rero ubwo turacyakomeje ibirori byacu. Umubyeyi mwiza, mu gihe tugitegereje igisubizo ko muduha niyogere,
tubaye tubashimiye mwongere mutange amashyi n'impundu tubashimire kandi n'iby'agaciro kuko simpakana ko intumwa z'umuryango wanyu zaje iwacu muza mudusaba urukundo, mudusaba umubano, mudusaba amaboko. Yari imiryango ibiri yari yateranye, twari bake koko, namwe intumwa zanyu bari abantu bake, baba ari ku mitwe y'intoki, ariko mwadusabye ibyo ari bitatu nakubwiye, nyuma mudusaba irembo. Irembo turaribemerera, ariko tubanje kubabaza ko mushaka irembo. Hari ibyo twashobora guhita tubaha iry'abagaragu n'abaja, dufite n'andi marembo, ariko mudusobanurira ko mushaka irembo ryinjira inka rigasohokamo umugeni. Naha amagambo twayacukirije. icya mbere cyo ni umusore ushimwe iwacu mu muryango no mu murenge no mu kagari. Mu matora aherutse kuba yabaye uwa mbere mu gutora. Ibyo ni ibigwe mumushimire rwose, ageze heza, ariko kandi yiyeguriye n'Imana. yewe ibyo bigwi rwose ni byiza kandi turabishimiye. Jewe rero nka se wabo w'abakobwa ngiye no kuri ibyo bigwi by'uwo musore wanyu, numva mukwiriye umugeni rwose. Murakoze cyane, uko mwaganiriye kuko niko byagenze, kandi natwe umuryango wacu ntabwo tujya twivuguruza ku ijambo. Mpamvu mwahisemo umukobwa wacu nuko mwabonye ko ari umukobwa w'umuco, kandi arahari. Namwe nabonye mufite umuco mwiza, nanjye nka nyirasenge mbafitiye icyizere, ndamubemerera arahari. aramutwemereye rwose, nyamuneka ayo mashyi. Buriya rero urabizi nk'uko n'ubundi washize twatandukanye n'intumwa zanyu tuvuga, twababwiye ko twari bakeya tutafata umwanzuro, umuryango wose utateranye. Iyi ni inama turimo, turi kunamanama, ariko ndagira ngo mbanze nkubaze, ubundi urinda uza kunsaba umugeni nanone, abakobwa nashyingiye umuryango wanyu bameze bate? Ko ntigeze ese mwazanye nibatumye muzira butoto atadusuhuza, watumye mukobwa jana atagera hano basuhuze ba nyirasenge. Ubu se ko bamaze kuba abagore b'ibiriza boro, nagira ngo nzemba kumurikire rwose ku mugaragaro, aho ni muzire rimwe, kandi ntabwo bari kuza nsanga baronze se kugira ngo oya, ntabwo bari kuza mu muryango, nibiduhagire niba uraza kubabona, kandi ntabwo bari kuza n'imbokoboko gusa, ahubwo nyemerere ntibaza guhobera ndi batengase. Buriya narinzi ko iki kibazo nanjye uza kukimbaza, nimutambuke muze muhagarare hano. Abandi bakobwa bari bakobwa n'abari abangana mugende mwakire bakobwa bakuru banyu bashatse. Maze rero mubyeyi, urabona uyu muntu ameze nk'utarya. Reka oya, nyiri maso nanze kugira ngo se nagira ngo babanze babakire, nimubakire, ariko amashyi n'impundu dore babakiriye neza kandi ababyeyi basa neza. Maze rero mwababonye babandi muvukana, twabafashe neza, na wa wundi usutse kurongorwa vuba ameze neza. Mutambuke mujye umuryango babahesha umugisha, ba nyirarume na base wabo bakire, maze mutambuke mugende babahesha umugisha. uko ye ariko niba bashima nanone urabona mukobwa jana yabaye ikiduhagire. Sibyo nakubwiraga se, amashyi naboneka atageze ku mashyi. yewe munyure hano nta kibazo, dore na muzira butoto rwose basa neza.
ariko umeze neza nawe rwose. uwo nguwo niwe uherutse kurongorwa vuba kandi yibarutse impanga. Imana ibahe umugisha. Aherutse kwibaruka impanga. Abakobwa banjye babaye yoyo. Aherutse kwibaruka impanga uwo nguwo rwose. Aho. Yewe ndabona nta migeri nta jido. Urabona hari icyo wanyuma ko twabahase. Nta bisare mbonye rwose wafashe neza. Twabahase nido. Nukuri iby'amajido byo byavuye. Uniform. Karame kabiri. Reka rero ngukundire. Nkorohereze. Bambwiye ko niyogere ahari. Yego. Ngaho jya mbere usaba umugeni izindi nzitizi zose zikuweho. Ayo mashyi atageze ku mashyi niba mubishoboye mwongere mutange amashyi n'impundu. Ka tubanze dushimire. Mubyeyi mwiza rero Viateur noneho nyemerera nongere nkurareke uze bugufi bwanjye. Ega waranyibagiwe uzi iminsi twamaranye mu itorero rega yitwa Yanwari. Ni Yanwari neza ngwino nyegere ntacyo bitwaye. Erega no gusaza nabyo biba birimo gusahurwa. Uko byagusahuye izina ryanjye kandi wari ubimaranye igihe. Janvier rwose ni ukuri. Buriya Viateur kumuvuga cyane rero nawe ni umuryango kandi arakavugwa. Muraho neza mubyeyi ni ukuri pe. Nagira ngo ngushimirire ko munyemereye ko umugeni ahari. Kandi iyo ahari no kumumpamura mumpa cyane ko wambwiye ngo inzitizi zose zivuye. Nakwemereye gusaba ngo rero iyo ntaza kugira icyo usaba simba nagukundiye. Urakoze cyane. Maze rero niba kwakirire maze unyemerere. Umbwiye ko hari urambwira utuye kandi numusaba ugasaba neza uramuhabwa. Nanjye ndavuga nti reka nze kandi nze nkugana kuko nzi bikwiriye, nzi ibyangombwa, nzi ibisabwa byose kugira ngo nanjye reka burya ngo twebwe nigeramo. Iwacu rero turi abatunzi kandi iyi ni cyozi cyogera inka. Nta nubwo nirwa nkubwira byinshi ntigenda yonyine igira yiheta. Maze rero ndabizi neza ko mu by'ubutunzi mwaratubanjirije ni mwebwe twigiraho, ariko kandi natwe tumaze kugera ku rwego rushimishije ku buryo n'ubundi naho mwadukosha twabakwera, ku buryo mu muryango tugira n'abo tugabira. Ubundi iwacu Burasirazuba umuhungu wacu atarabona ijambo cyari ikibazo. Urabona ko ari ikibazo, ariko ubundi iyi mashini yahira ubwatsi kandi wabigenje atya yabigenje neza. Aravuga ngo nikagera mu biganza byawe kiraba cyabaye igisubizo. Kiba cyabaye cyavivu cyabaye ubwo ngubwo ne cyari kiba ubwo gutya noneho cyabaye. Mumushimire rero ko umubyeyi ko yabibonye neza. Bakita nta joro ku mutunzi. Nuko nanze kubikubwira ko ari mwebwe mu bidukesha byose. Turakita izina. Iki ni ikibumbiro. Iwacu Burasirazuba rero tugira madamu ariko kandi tukagira n'ibibumbiro cya kizungu. Oya iki ni icyacu, iki ni icy'umuryango, icyakora kiri mu kanwa. Aho ugishiye hose ugerayo. Mfite ubwoba ko kizungu yazaza akagitwara. Hanyuma rero ndabizi ko utari umutahira, ugira abagaragu ukagira abaje n'abajajaji, ahubwo uwo muhungu ugira hino wakire akira maze mbere kuko muzajya mudahira twereke ko bazajya badahita. Ugiye kure hasi cyane ntabwo twumvise Abanyarwanda ariko n'abahanga mu bashimira rwose. N'abahanga buriya n'abahanga rwose. Umuhungu avuga gake kubera nabonaga ari hasi maze rero mubyeyi mwiza mu bindi mwambwiye ubundi ngiye gusubira hariya ungenze gushaka. Munshimira umubyeyi mwiza
kandi mumushimirire n'imfura koko amashyi atageze ku mashyi. Umuntu uzi ko atari Emmanuel namanura inkoni. Nguye Emmanuel rero tambuka Emmanuel. Ngwino nyegere tambuka. uhindukirire umuryango wawe uzamura ibiganza ubashimira ati mwarakoze kumba hafi kunoza gusenga kuramya no guhimbaza. Urakoze cyane. wongere uhindukirire umuryango ushatse mabwira ati mwarakoze kumpa ikaze mu muryango. Imana ibahe umugisha. wageze mu muryango ntabwo ukiri umukwe mu muryango ahubwo uri umwana mu muryango. turakwakiriye n'ikimenyimenyi inama y'umuryango niterana uzatumirwa kandi igitekerezo cyawe kizakirwa nk'igitekerezo cy'indashyikirwa. babihamisha amashyi n'impundu ababyeyi tumwakira. n'ikimenyimenyi reka nsabe protokolo akwereke ibyicaro bikwiye umukuru w'umuryango. tambuke bagukomera amashyi bagushimira kuri uyu munsi wawe Imana yakuremeye ngo wishimire. urakoze Imana iguhe umugisha. utambuka mwuzukuru umuzungu ariwe murya w'inanga. abandi baze guhindukira bakurebe.
rutagira umwangavu wariboye umutoni wa twese uw'inseko isa na se mubiri wa nzira ukure basanye ibikwere by'amasonga barimo inyamibwa batijana ubuherwe n'abo bambara nyonga bamara gishyika uhanyogosenge ukikije barumuna wabo bari basiganye ikiniga basaza bawe baguhoze ngwihoreza guhorera umva amajwi y'urwunge yawubeza w'ubuhoho wanyokuwanyu imihibirizi musa niwaho nimurangamire niyogere tumusanganize amashyi menshi nimumurangamire abavuka tumuhe impundu niyakunzwe zivuga urwunge impundu y'ababyeyi abavuka tumuhe impundu niyakunzwe zivuga urwunge nitukurangamire impundu niziguturwe wowe ganje uwo mwiza abavuka tumuhe impundu niyakunzwe zivuga urwunge nimuvurangamire arabaruta sine y'igitego iyo kitarushye isiga inseko nziza y'umuseko yaza yabaruta dore abatamuzi muzamumenye agira imico myiza y'imvukane n'uwo yashatse we n'izina rye yaza yabaruta abaruta gaju igitego iyo kitarushye isiga uw'inseko nziza y'umuseko yaza yabaruta amashyi menshi cyane twakira umugeni mu bwawe uhinyuza kaba umuhanga cyane mu gutura mushikiwe bihozo byiza cyane mashyira impundu y'umuturwa data ngwino yagenda ndamuzanye mushiki wanjye ishya n'ihirwe urakambarana kandi uzarwubaka uruguru na musaza wawe yagutanze ku mugaragaro ariko ntuzagira irungu aho ugiye n'iwanyu kandi ndakeka ko aho ugiye atari ishyanga
kandi tuzagukumbura tunagusura. Mwana wanjye rero kugira ngo ubone ko abantu bari aha ngaha bishimye bazi igihe hariya uriya ni umuryango twabonye ugeze aha ngaha ariko nsubiye inyuma uribuka ko mu minsi ishize hari intumwa zaje baza baje mu rugo baje gusaba irembo. Ntabwo twari tuzi mu by'ukuri uwo bashaka kugira ngo twari twiteguye ko baza tukaganira, hanyuma ibyo twaganiriye rero twumva bavuze mu izina ryawe, nabanje no kubyanga ndababwira nti uwo mwana muvuga ko tutiteguye, twari twiteguye kubaha muzira komeye. Barabyanga, barahatiriza rwose kugeza igihe nanabyanze, ariko urazi ko umuryango w'Iyakaremye turi benshi, handushije amagambo na ba nyogosenge bariyubona baravuga ngo nayo niyogere ngo ariteguye, ubwo ari bo bashaka tugutange. Ubwo rero ababwira ntoya muradutunguye mwagenda mukazaza baranga bati turashaka niyogere. Rero mwana wanjye twakomeje ibiganiro tuvugana nabo, hanyuma biba ngombwa barangonda nuko banyemeza ko tugutanga. Ubwo rero mwana wanjye ubu ngubu twagutanze. Ni umuryango utamenyereye ariko ni imfura, turabazi, tuzi ko ari imfura. Yewe reka nkubwire ko banakoye banadukwereye nka twazakiriye, mbese turakomeza turasangira. Ariko mwana wanjye ntubabare, kumure nubwo byabaye nk'ibidutunguye bigatuma nohereza abantu kugutegura mu buryo bwihuta, ariko ntabwo naguteguriraga ibibi, naguteguriraga ibyiza. Claude yihereza umutware wawe mwambike ejo utazahangara uruhanga rwa sobukwe ati muco narawutojwe niwe atoye ico cyangwa ucijisha. Nyemerera muhungu wawe imfura na se barangana gushimira gutamirize ingofero nziza cyane ati izuba nirikakwice ugiye mu mashyo yawe ati ngiyi ingofero igukwiye iki cyubahiro cy'umuryango tukugomba. Abakoze cyane ati ukazana wanjye kaze mu muryango, rebe n'inkoni nziza y'ubutware, si y'ubushumba ahubwo ari y'ubutware. Ati inkoni ujye uyicunga mwese muyifateho kugira ngo bafate ifoto nziza, murebe muri kamera kandi kudaseka bitwika amafoto. Emi urebe muri kamera museke munezerwe n'umunsi wawe. Umubyeyi arasa neza ngana Perezida Museveni ndakakura, tumukomere amashyi. Arakoze cyane, ariko kandi urati neza ababyara bayanganya. Reka nsabe n'ufite impano ya mama nyina w'umuntu n'umutuvura byose ndetse n'umutima ayimushyikirize amushimire.
ati mubyeyi mwiza nyemera ngo ushimire ubwo nazaga mu muryango ntabwo wanyakiriye nk'umukazana gusa. Barakoze cyane, duhuze ibiganza tubakomera amashyi impande zombi. iyumvira umukenyera kibamba ngwino nkwibwirira umukenyera kibamba umwitera ruyonga. uraho neza nyiramacumu ya rukinga we, uraho ruti rukera impuza ngwino ngera ibanza imihigo mu ntamba. burya nkunda kwitabagira amakuze rega ngabira cumitisha amatwi amahembe agakira imanzi. yaravuga ati burya ziri n'indende itambuka imbere y'izindi kazibanziriza gushoka. yewe ngwino ruvuga bigwi twongere twigendagende twigire iwacu Nyabugogo. Claudette yambwiye ati mbere yo kuza gushimira ababyeyi by'umwihariko nyemerere yakiriye umukunzi wanjye bashyikiriza ibyo birahure byiza ko ari bibiri. sabe best man na Metron babaheruga ariho gato. Sindi buvuge ngo wakanze undi kumubwira ko amukunda ntamubanze, ahubwo mufite uko mwabiteguye. Emi ndabizi ko Keya ari utuntu bakunda Keya cyane, uze kumubanza umurebe mu maso umwitegereze umunsi mwiza nyemerera ngo umenyere ikigukwiriye, maze ubundi umwiyegamize igituza cyiza nk'icy'Aburahamu yiyakiriye umugongo. aha Claudette banza umufate mu bitugu mwere, aho mu bitugu hejuru, aho ngaho aho bahita mu gihumbi. iyo afashe umugabo ntakopfora. iwacu turakijijwe nta nzaratsi zibayo, inzaratsi mikeye kandi bakagira icyaka kubi. wiyakiriye umugabo kazamuha karekuye cyane, byabaye amazi bikaba ibindi bintu, waho wumve nimba kamukwiye. ubundi umurebe mu maso mwakira ati mukunzi mwiza wa mbere byose mbere ishema, ati nyemerera ngo ushimire. ibiganza bitagaba amashyi n'ibigabana amashyo, duhuze ibiganza tubashimire, maze muzamure ibyo birahure byanyu, ndetse n'umuntu wese ufite icyo kunywa ku meza amubwira ati cheers toast. baraza kunyemerera ababyeyi bagezeho ubutumwa Claudette yamaye neza nk'uko yabinegetse nka murumuna we. baraza kumvira mukuru wanjye. iyizire mwari ubereye u Rwanda, wegere n'inganzima yakuzaniye none. n'inganzima uraza kunyemerera wakire umukazana akwicare ku bibero. kandi nawe mubyeyi unyemerere ufate ibiganza bye ubikomeze nk'uko ari we wabitoje gutanga n'ituze no kwakirana urugwiro. Claudette nta n'umwe ngo mubaze, mbese urabizi ko atari kubona uno munsi mu buzima bwe iyo atakugira? urabizi neza siko wambwiye mukuru wanjye? yambwiye ngo mubaze, mbese urabizi ko uri umukesha w'ibyishimo n'umugisha afite uyu munsi? mbese urabizi ko iyo atakugira atari guhura n'urukundo rwe Emi? ngo cyane cyane ko uri urumuri ahora yisunga ngo agere ku mucyo. reka mena murumuna wanjye, ni byinshi twakuvugira ariko nawe reka kubwire. ati uribuka ya majoro waraye gutekerezaho wamuhangayiki? yanumye ngo mubwire ati byose arabyibuka. kuba atari kubikubwira nta kindi nuko atabona amagambo ahagije abikubwira ngo umubyeyi ngo wumve uburyo agushimira. uri intore, uri umutako, uri ubutajisha kandi karame wantoye. wowe rukundo, uri urukundo, ni wowe rukundo. nawe kandi mubyeyi Claudette aragushimiye cyane. uko umubona acecetse siko ameze, ahubwo uyu munsi yifuje gucecekana cyane ituze n'urukundo agufitiye. ngo wamurereye urukundo, urwo rukundo rwamuseguye ari nta musego, rumworosa urumumara imbeho. ngo agiye kuvuga ni byinshi, ariko uyu munsi yahisemo kubivugira mu mutima we ngo twe barumuna be tubashe kubikugezaho cyane.
ngo aragushimira cyane ati uri umushumba utagira ibihembo uw'impamyabigwi ururimi rwawe rugabituze urugero rwawe nzarutura ntacyo mfite nkakwitura mugabiye rurema wagonze guri hafi azakurinda amakuba yose nakubisa kuvugurwa ntuye bintera ishema kwitwa uwawe mama uru rukundo ni wowe rukundo uru rukundo ni wowe rukundo mvuze sinabona aho nsoreza nakesha ijoro nkimika undi munsi nibaririmba ababyeyi beza ariko mwumve cyane ukuntu Claudette abashimiye mwembi cyane ni ibyishimo kubagira mu buzima bwe kandi mugura umugisha kubarutira iyindi niyo mpamvu mu ijambo rimwe yifuje kuvuga ngo arabakunda cyane kandi azabahorana yego arakabahorana munyemerere tubahereze amashyi bano babyeyi bacu bakoze imirimo minini kandi myiza uvugo mwiza ati ababyeyi baba baretse guhaguruka nsabe Claudette abatamiriza ariya makamba meza bakwiriye yabashyikirize kugira ngo bashimire muri iki gitaramo Emi nawe aze kumuba hafi kugira ngo dukoreshe igihe neza mama Claudette yambwiye ngo ntiyabona ko agusobanuye ku buzima bwe usobanuye byinshi ukaba amaraso ye iyo utaza kubaho ntiyari kubaho iki gitaramo niba ibyishimo niba bikeya yambwiye ngo mu ijambo rimwe yanditse aho yambwiye ngo nze kuvuga kuri indashyikirwa uburere ubupfura ndetse n'ubunyangamugayo uri indashyikirwa cyane aragukunda kandi aracyagukeneye kugeza imvi zibaye uruyenzi amashyi n'impundu biturwa umubyeyi akaba indashyikirwa cyane yagarukiraho kandi ashimira nyirabukwe ati warakoze kumbera mama warakoze n'ukuri Imana iguha umugisha kugwirize burame gikundiro n'ubudahangarwa by'Uwiteka n'ibikabure ku buzima bwanyu turabakunda kandi turabishimiye sabe Claudette ahagarara inyuma bafata ifoto y'urwibutso Imana ibaha umugisha cyane Manuel na Claudette nta kindi nababwira urukundo imbabazi kwihangana guca bugufi ngiyi impano tubahaye imiryango barashobora kubaha inka bashobora kubaha amafaranga barashobora kubaha byinshi bibafasha ariko batabahaye aya magambo mbabwiye
ntacyo zaba bimaze. Musenge Imana urugo rwanyu ruzaba ruri mu rukundo. Musenge Imana urugo rwanyu abana banyu muzabyara, kuko Bibiliya avuga ngo umugisha ukomeye Imana izaba nimwe n'abana banyu muzabyara. Hari imiryango myinshi hanze iteye agahinda, hahandi abana babuze ibyishimo hagati y'umugabo n'umugore, ariko hakaba n'abandi ureba bafite ibyishimo, bafite ibyishimo. Mureke natwe twicaye iki kintu, mureke tugitekerezeho, tubwire Imana iduhe urukundo, iduhe amahoro, iduhe imbabazi, iduhe kwihangana, nibwo tuzubaka urugo rwiza. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka tubasabe bahaguruke twumve amasezerano yabo, kandi ndifuza ko aya masezerano yabo Imana izabakomeza, Imana izabana nabo, kandi Imana izabarinda muri byose, mu bikomeye. Muri ibyo yaravuze ngo mu bikomeye biriho ubu uturamburira amaboko yawe, nta kindi, uduha imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kutujyana. Nta kindi dukeneye rwose. Imbaraga nicyo kintu tubasabiye mu kubaka urugo. Imbaraga nibyo byishimo tubasabiye mu kubaka urugo, kandi Imana izabana namwe, kandi Imana izabarinda, kandi Imana izabakomeza. Ese Manuel, ibi byose twavuze urumva uracakomeje urwo rukundo rwo gukunda Claudette? Ndabikomeje. Imana iguha umugisha. Claudette nawe ndabikomeje. Arabikomeje cyane. Banza umusuhuze rero, umuhobero, umwifurize umugisha w'Imana. Tumwabaha amashi menshi cyane kubw'iki gikorwa cyiza. Claudette aracatwikiriwe, reka musaba bazamutwereke. Hari wenda benshi ntibanamuzi, ntibazi uwo ari we, ariko reka abanza mutwereke uwo ari we, uwo yahisemo ko bazabana. Shaka ubikore witonze utihuse cyane, biremewe. Ntimwamukomera amashi muri iki gikorwa cyiza agiye kubereka umuntu Imana yamuhitiyemo. Arakoze cyane. Mwamubonye Claudette? Abenshi hari we nanago bari bamuzi. Ariko nguyu rero uwo Manuel yakunze kugira ngo bazabane iteka ryose. Imana imuhe umugisha kandi Imana imugirire neza. Arakoze, murabona ko yatangiye kubitunganya neza. Reka fata ibyo bipapuro. Ndagira ngo mbanze nkubaze we Manuel, imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Manuel ko wemeye kujyana na Claudette ngo akubere umugore, mushingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana, uzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Tuzigera wifuza abandi bagore, kandi uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Urabyemeye? Ndabyemera. Arabyemeye rwose. Imana iguhe umugisha.
reka nsabe Claudette oya banza umufashe mikrofone arambura ukuboko kw'iburyo atubwira aya magambo yanditse kuri urwo rupapuro urambuye ukuboko njyewe Emmanuel Bizimana nsezeranye n'imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Niyogere Claudette ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagore, kandi nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimfashamo. Arakoze cyane. Murabona ko abivuze neza cyane, kandi Imana izabigufashemo, kuko Imana niyo ishobora byose. We ntabyo washobora, ariko hamwe n'Imana byose birashoboka. Reka tubaze Claudette nawe, imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe Claudette, kwemeye kujyana na Bizimana Emmanuel wakubera umugabo, mushingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana, uzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Tuzigera wifuza abandi bagabo, kandi uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Urabyemera? Ndabyemera. Arabyemera. Imana iguhe umugisha. Arambara rero ukuboko kwawe kw'iburyo udusomere iyo nyandiko nawe. Njye Niyogere Claudette sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Bizimana Emmanuel ngo ambere umugabo, dushingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagabo, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimfashamo. Imana iguhe umugisha cyane. Arakoze cyane. Emmanuel na Claudette batubwiye amagambo meza, kandi bayasomye mu mpapuro, ariko ndabizi neza ko hamwe n'Imana, Imana izabafasha, kandi Imana izabana namwe, hamwe no kwisunga n'itorero no kwisunga n'umuryango bakabasengera. Ibyo byose Imana izabashoboza. Reka rero mwambikane impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizera. Ntabwo ari itegeko cyane rikomeye, urashaka kumubwira n'andi magambo ushaka, biremewe rwose. Kandi niba ushaka gusoma yanditse, niba ushaka kuvuga n'ibiri mu mutima wawe, turabyemera rwose.
mbihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka dusabe Claudette nawe abikore. Bihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo rwacu, mpamya ko ntazateshuka nawe iteka muri byose. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, kandi barakoze cyane. Twabaha amashyi menshi cyane. Reka rero kuko ijambo ry'Imana ribidusaba, reka tubasengera Imana tubaha umugisha, kuko uyu mugisha tugiye kubifuriza ni umugisha uzabana nabo mu buzima bwabo bwose. Reka bapfukame dusenga Imana. Reka dusabe Pasiteri Nawaze dufatanye gusengera aba bana bacu. Natwe twahaguruka rwose, kuko umugisha wacu urakenewe twese, kugira ngo tubifurize umugisha w'Imana. Mana yera yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twiringira kandi twizera, duhesheje umugisha uru rugo rushya rwa mwene data na mushiki wacu Claudette. Uru rugo ruzatunge rutunganirwe, uru rugo ruzatunga ijambo ry'Imana mu mitima yabo, uru rugo ruzatunge inka n'indi mitungo yose bifuza mu mitima yabo. Uru rugo ruzabyare ruheke, ruzabona abahungu n'abakobwa. Turwatuyemo imigisha y'amajya, imigisha y'amaza, imigisha y'amahahiro, imigisha y'akazi n'indi migisha yose iboneka mu buryo bwose bw'ijambo ry'Imana. Iyo tuyibatuyeho, niyo mpamvu tubasengeye kugira ngo ubwami bw'Imana buzature muri bo, ubwami bw'Imana buzature mu rugo rwabo, ubwami bw'Imana bazajya bagenda naho bazajya hose, bajya mu kazi ubwami bw'Imana buzabane nabo, bajya mu mirimo yabo ya buri munsi ubwami bw'Imana bazajyane nabwo. Turagushimiye Uwiteka kuko igitangaza kuri uyu munsi, kuri iyi tariki niyo ugera abonye umunsi mukuru mwiza, mwene data abonye umunsi mukuru mwiza, ababyeyi n'inshuti bishimye kubw'uyu munsi wa none. Turabigushimiye Imana, niyo mpamvu twaheshaga umugisha uru rugo rushya, aba bana bacu tubahesha umugisha w'amoko yose, kugira ngo imigisha yose yo mu gakiza ibome bakiriho, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Rukomeze gukura amanywa nijoro, niyo mpano tubasabiye. Mufatanye byose, mufatanye byose, musangire byose, musangire byose, murade musenga, natwe tuzabazirikana. Umugisha aba bombi, umugisha aba bombi, n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke, bayobowe n'Umwuka wawe. Umugisha sabe bare na marene batambuke nabo,
aba bombi Pare na marene mutambuke amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. Imana izabarinde, Imana izabaha abana kandi muzabarere neza, uzaba umugisha muri mwebwe. Kubw'ubushobozi rero duhabwa n'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR, yewe Pasteur Ruganza Isaac, ndemeza ko uyu munsi Emmanuel abaye umugabo wa Claudette nawe abaye umugore wa Emmanuel, kandi icyo Imana yateranije umwana w'umuntu ndagagitandukanye. Imana ibaha umugisha, tubifurije umugisha w'Imana. Amina. Imana yibagirire neza kandi Imana ibane namwe. Murakoze cyane. Ngendereye mbona harimo abo tungana ndabegera mu kajwi gatuje ndabongorera mbaha ikaze, ariko nitegereje neza mbona harimo abo muhwanyije ikivugo, harimo ababyeyi batubyaye, ndavuga ngo mbahaye ikaze byaba ari bya gipfura gito. Mu nkundire mu bwema n'ubwemarare musanganywe, murebe imfura muhwanyije ikivugo mu muderi ikaze, maze nanjye uri nyemerere negame ngane ingabo y'ingangurarugo, uze kunkundira kandi ngane kuri kagondo, bakure kurukana batereke kuri gata, bakangaze babetere baremo ya nkanga zikangaje kumwe mwizere kidakanga imitima y'abizera, maze mutwakirire umukambwe mukuru yatugendereye. Imana ibagiriye neza. Turagushimire nawe kandi ayo mashyi atageze ku mashyi ntacyo bitwaye rwose. Janvier uraho urongera kurangaza ndashima Imana. n'amahoro Amahoro masa, n'amahoro masa nta mahore amahoro masa, amahore. Imana ishimwe cyane kongera kukubona kuri uyu munsi. Ntabwo wari unkumbuye? Iyi nari gukumbuye, hari hahise igihe. Rero wari unkumbuye, gira hafi tubigaragaze. bose mureke nyine ujye ureba igihe ari tayari n'umuryango wa Jean Bosco nabo baraho. Wa muhungu nantize uruvugiro buriya niba baye ari hafi badufashe kugira ngo tubashe kuganira turi kumwe. Kamanze ngo hobere byo ntibisaba uruvugiro. Muraho neza Janvier? Ni amahoro muryango namwe muraho neza murakomeye? Mubashimirire ko baje batugana mubaha amashyi kandi bageze ku mashyi. Turishimye kubabona kuri uyu munsi. Uyu munsi ni wa wundi twari twarategereje kandi twari dufitemo amatsiko yo kongera kukubona mu byishimo nk'ibi ngibi. Ubwo duheruka iwanyu mwatwakiriye neza, turanezerwa, turishima, dutahana akanyamuneza, maze turavuga ngo nitwongera guhura kandi tuzahura twongere tuganire. N'aba basaza baraho, n'aba masenge bose baraho. Bandamukirize kandi nanone ndabakumbuye, ariko kandi utaza kugira ngo ni urukumbuzi gusa. Burya uyu muhungu impamvu wabonye yatebye nuko yari yagiye kureba bashiki be kugira ngo tukwakire, kandi byari ngombwa ngo tukwakire. Bafite ubushobozi bw'imikorofone nimuyimushyirireho maze kugira ngo nawe avuge tumwumve, kandi niba byananze nabyo mutubwire kugira ngo dukoreshe n'ubundi buryo, byose birashoboka. Turakwishimiye kandi ni umunezero kuri uyu munsi. Ibyishimo nk'ibi ngibi aba ari iby'agaciro, kandi iyo iriho ngira ngo bakuzamurire ijwi gusa.
maze rero mu gitaramo cy'iwacu nk'uko ubizi twakuraritse kugira ngo uyu munsi uze dutaramane, waje tugutumiye n'abo muri kumwe bose. Niyo mpamvu rero nagira ngo tubanze tukuzimanire, hanyuma nitukuzimanira turaza gutarama buke, tunezerwe, kandi nabe wacu turataramana nawe kugira ngo twishime kuri uyu munsi. Uyu munsi wari amateka yacu kugira ngo tukwakire, niyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo cyagiye ngo nzareba mu bahungu b'abahanga maze baziture tukwakira. Ubonye umuhungu utari umuhanga se? Ni umuhanga kandi utarahanzweho, ahubwo abikora nk'umuhanga wabyize, wabigize umwuga. Wa wundi w'iwanyu nawe nyine ni umuhanga, ni umuhanga rwose. Uyu nguyu nyine urumva we yabyize kabiri. Nyemerera rero nkwakire, kandi uyu munsi ni w'amateka yacu. Aba bana se nabo ntiwabonye ko basa n'abandi b'iwabo, cyangwa wagize ngo nibo? Niba kuzamurira uruvugiro nyamuneka niba bishoboka. Kugira beza. Ni beza. Sakwe sakwe. Soma. Bimeze bite? Biraryoshye? Yakuryoheye? Ongera. Umunsi twari twakwiteguye kugira ngo byose bigende neza, ongera ugire gutya, ongera ugire gutya rwose, maze bikunde biryohe, nakubwira. Uriya ngo nta foto nta cyabaye. Abahungu nabo ni abahanga mu gufotora, kandi urabona ko babigize umwuga. Buriya baranabyishyurira muri Rwanda Revenue. Buriya iyo badafotoye baba bahomba. Hanyuma rero si we wenyine, ahubwo nagira ngo nkubwire ngo n'abandi bose muri kumwe babakire. Ntabwo aba ari ya yindi ibishokera zose, ahubwo babakire mwese dutaramane mu byishimo, tunezerwe, twishime, museke. Ariko kandi ndabizi ko ntiwatugenderera ngo utahe mu gitaramo cy'iwacu utatuganiriye. Umwanya wo urabizi ko urawuhorana, ijambo ryo ni iryawe. Ubundi niwashaka kuvugira aha urakomerezaho, niwashaka kugira hariya ugatanga amakuru turakomeza gutya, ariko twishime. Noneho rero bikora utyo ntacyo bitwaye. Komerezaho. Numva nyakira amajwi mutishije. Muvandimwe Harerimana rero ndagushimiye. Ndagushimiye pe. Gushimiye ikaze umpaye n'umuryango wanjye. Abonye ko nazanye n'abasore b'ibizigira bafite imbaraga. Uyu munsi ni umunsi twari twaravuganyeho nawe cyane rwose, bikana ko buri munsi nzaza, kandi urabizi neza ko imfura zisezeraniye niho zihurira. Iyo hatanze indi yagenda ikahanyagirirwa ikahaborera kubera ko itegereje mugenzi we. Rero uribuka mu gihe cyatambutse mwohereje intumwa mu muryango wacu, baraza turabakira, kugira ngo mu magambo duheruka kuganira ntiwigeze ugaya uko twakiriye intumwa zawe. Warabishimye, kugeza igihe twibonaniye, turabonana turaganira, umbwira ndetse ubutumwa busa bwenda gusa n'ubw'intumwa wari watumye. Umbwira ko wari waje mu muryango w'Iyakaremye uje gusaba irembo, turarikwemerera. Ariko uciye mu ijambo ntacyo, nakomeje kubona utuganire ko nkabona hari muvoma zitarimo gukorerwa ahangaha. Reka nsaba abanyakigega bose bazi bakira, baje batugana bose babakire, ariko tuganire banabakira. Urakabyara ubyaje. Nimuze nimubikore bwangu, nimubigire vuba, dore iwacu igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo dusangire, ariko kandi ritaza guca mu gutwi rigahinguka mu kundi. Mubakire nyamuneka, nuko jya mbere komeza. Igihe rero wazaga, intumwa zawe zazaga twarazakiriye, kandi ibyo twatwatse bavuze ubutumwa bw'umuryango twarabibemereye. Hanyuma uza kuza nawe, uza gusaba umugeni, tubyumvikanaho, umugeni turamukwemerera.
hanyuma turagukosha uradukwera. Ndagira ngo rero mpamagare Claude igira hino urahari yuze, hanyuma imbere y'iyi miryango yombi ntacyo ndi bukubaze, ahubwo ndakumurikira igisubizo washatse kuko nk'uko twari twasezeranye nakubwiye ko ubwo wazanaga ikizeneko nakubwiye ko ngiye kuvugana ba nyirasenge wa Claudette, ngiye kuvugana n'umuryango tugashaka abasore tugakanisha ingobyi tukayitunganya, ingobyi ariko ikomeye iyi ngiyi ihekwamo umugeni atari yayindi iheka abana, tukayitunganya hanyuma tugategura n'ibikwiriye byose nkaguhekera. Rero nagiye kure nguyu yiyogere Claudette wasabye, ndagira ngo ahari n'umuryango wawe birebe, ntabwo ndi bugusabe ngo urebe ngo ko ari we cyangwa atari we. Namuzanye durabona ko izuba rikiva, harabona haracyari umucyo. Ndagira ngo mukwereke ku mugaragaro, mukumurikire ku mugaragaro, umurebe, hanyuma unamwereke umuryango wawe, hanyuma amagambo ashira ivuga. Nagenda kuramutse mama we Claude yambi mwami gikobwa, uraho neza urakomeye, ni amahoro Claude. Ariko mana iki kintu nacyo ntabwo kirimo kutumpereza iyo ngiyo nisuhuriza umwana. Uraho neza Claude, ni amahoro. Duherukana cya gihe umubyeyi mu gitaramo cy'iwanyu urabyibuka. Uyu munsi rero wari w'agaciro kugira ngo tukubone kuri uyu munsi, n'ibyishimo kukubona. Ariko turanezerewe mu muryango sinakubwira, kandi uriya mubyeyi ni imfura, ni imfura jambiye, ni imfura. Maze rero ubufura bwe arabuhorana. Mbere y'uko njya kumumurikira umuryango ugera irindi jambo rwose urakoze cyane. Reka mbanze mubwire mbere y'uko nimubwira ngira icyo mubwira. Dore uyu Claudette uko muguhaye uko nguko twamureze neza, umutima w'urugo birigaragaza, ndetse mwiza, azakubera umugisha mu muryango wawe. Amen. Ikindi akunda Imana, akunda Imana, akaba mu nzu yayo akayikorera. Nizere ko uwo murongo ari wo muzakomeza, ukomeze umutoze kubaha Imana. Ndabizi ko iyo nshingano yifite. Ntabwo ngira ngo wenda ngubwira amazina twajyaga tumwita, ariko ndongera nyavuge umukobwa wacu ni Muzirankoni, ni Muzira Rutoto. Arabwirwa kumva, ntabwo ahatirizwa, ntahatirizwa. Muguhaye ameza atya, nizere ko nzongera kumubona ameze nka bya bidohagire nabonye. Hazaba harabaye impinduka, harabaye impinduka, abyibushye kuko nabonye bandi wabafashe neza. Gusa se nizere gutyo. Kandi ikindi icyifuzo icyo uzabona wenda udasobanukiwe, kubera ko tumureze imyaka myinshi iruta iyo ugiye ku oya, ishobora kutayiruta ahubwo uzamubana irutaho. Ariko mu gihe gitoya cy'imyaka mike hari ibyo utazasobanukirwa, uzajya umpamagara ugisha inama, nkubwire nti umwana wacu ntagoye, n'umubwira gutya biragenda gutya. Urakoze cyane. Ngo agirwa inama kandi arabwirwa kumva. Nizere gutyo ko bimeze gutyo. Rero Claudette, nkuko nakubwiye, ugiye muri uyu muryango, sibyo? Muhobera umusezere mama Amcuri Claudette. Turacyari kumwe, ntabwo ugiye kure. Umuryango wawe turacyari kumwe, tuzajya dukurikirana amakuru tumenye uko bimeze, sibyo? Igende wubake urugo nk'uko banyagosenge bakubwiye, ariko uzirikana ko tutagutaye. Kubaka nakubwiye kubaka si ugupfa, ahubwo ugiye kubaka urundi rugo. Uzahura n'abantu utazi utamenyereye, uzahura n'abantu uziga imico yabo, ubane nabo neza, ubanire neza ab'uyu muryango bose.
ibyo ngibyo ngira ngo twarabikubwiye kwari kukwibutsa kandi uracyabyibuka. Ngaho ugende amahoro, ngaho ngwino ubanze usezere neza, dore n'igihe wasezeyeho gusa usezere. Ngaho zamura ibiganza ubabwiye uti baje, zamura cyane yego, kandi uhumure. Yesu aguha umugisha.